abonye musore wowe umuhamya wo kuba hano ubwo rero ivyo mbwira abana ngo bagane siporo suva ngo ndababwira ibyo ntagira gute nawe uri umuhamya wo kuba hano aha ngaha cyatsa akakanya nateri nka 20 z'agatoki kamwe ubwo rero fungura siporo n'ubuzima nababwiye ngo mujye murebera kuri excellence umukuru w'igihugu cyacu afata umwanya nubwo afite inshingano nyinshi zikomeye ariko akavuga ati uyu munsi ndajya muri siporo n'abanyarwanda cyane ikimenyetso kikwereka ngo siporo n'ubuzima niyo umukuru w'igihugu bwajya muri siporo umuntu utajya muri siporo arashaka iki wabyumvishije niyo mpamvu nk'abari abasaza bakera bo mu byaro urumva cyo ngo nanisikiya ndugango nk'abari abasaza bakera bo mu byaro iwacu yo ngiyo usanga ageze imyaka nk'ubufite data gakumba afite imyaka 93 uzi impamvu kuriya kuragira inka agenda agaruka yongera kama yongera agira rero ni siporo ubwayo none rero umuntu mu mujyi agenda ajya kugarura inka urabyumva none abantu bo mu mujyi kubera ko urava ku mirimo ebana hangaha rero niho dukorera ubuzima uko baravuga ngo fast health is wealth I mean fast wealth is health uzina ubukungu bwa mbere no ubuzima niyo mbona udasaza siporo ahantu bikorera asobanutse muri Kigali ni muri Keti Fitness uburo yuje muri Keti Fitness hano ku Gisimenti Kiremera uhora usanga supermanager amatraining kandi ubona ko bambaye imyenda ya siporo akatewe n'ubure aho bakazaracitse wowe n'ubure aho kuri kubaza ariko ntabwo ikintu nagira ngo mbwira abanyarwanda bibuke ko ubuzima ni bwo bukungu bwa mbere ubukungu bundi nibyo dushaka ku isi byose tubibona ariko twabaje kugira ubuzima rero kugira ngo ugire ushobora kugana Keti Fitness iherereye mu Gisimenti ahangaha gire ngo nyiri ibi bikorwa araza kwivugira aza gutanga n'inomero ariko mwabonye igikoresho kirimo ahangaha wabonye igikoresho kirimo hano wabonye hano super ntabwo mwakora n'ubundi udashoboye ntabwo wakorana na supermanager utari umuntu uri class kuko urumva nanjye mbanga kugira ngo tujye gukorana afite iki yahereye ku iki ariko mu by'ukuri ahangaha urabona ko hari igishoro igikoresho rero muri Kigali yose ndabona ngo Kigali hari amagimu ariko ayo yose mujye muri tutugimu gimu ni Keti Fitness ndugusubiremo Kigali hari amagimu ariko amagimu ari muri Kigali mwese mujye muri tutugimu ariko gimu ni Keti Fitness niyo cyuma nyako urugero reka mwereke wenda wa munyamakuru bino mwere cyane oya bino mwere cyane ari hujuma bitari dore ko cyo muzango musozi cyatwa bawuzire bazamutse muze arotse badimani hano ngira ngo muri Kigali yose iki cyuma reba kirimo hano honyine muri Kigali yose urahandi muri Kigali yose umusaza rero uko manager nawe urabona ko mbona tayari uwo munsi na bode na jini wagiye none ndimo ndakora na bode wagiye 1 2 3 aya tunaenda sasa wabonye nta handi kiri muri Kigali niyo wagiye ute ahandi wabona do kimeze nka za esikariye zo mu mujyi wabonye ko manager ubona gasaracitse akazaracitse iki cyongera kimete aha wagira ngo ndazamura kuri gukora ikintu cyitwa amata ntabwo cyakunyusha iyo ushatse kuvaho metre stone kabanza birebe gire ngo birebe wabonye anjboy urimo urakora itapi wisubira icyuya mwega yaba haze gusubira mandi kugira ngo umubiri ukomeze usa neza ukomeze uri physically fit wabyumvise uyu mubiri urakorerwa nabararitse ku gikorwa cyo kuza gufungura cyangwa se kuronshinga mu ndimi z'amahanga nk'uko bivuga iyi gimu ya mbere mu Rwanda yitwa Keti Fitness iherereye hano ku Gisimenti ngewe rero ndi umufatanyabikorwa cyangwa se ndi brand ambassador yuri brand ambassador burya buri part muri business ubwo rero ndashimira mbere ya byose ntaratangira ntarinjira mu kiganiro nyakuri kubaha ikaze ndashimira nyirayo urahanga murebe uruhande rwanjye wantekereje
akavuga ngo mbe brand ambassador wayo dukorane kuko yabonye ko ndi super rero narababwiye ngo mu busitari cyangwa se mu byamamare ubishyize nko mu rwego rwa force ni general Fred Marshall Marshall kuko super manager bayararenze abandi basitari bose nta wundi musitari uzarengaho ukuvuga ngo iyo ugiye rero mu bindi ubwo nari nshatse kubatwara mu bundi buryo kugira ngo umuntu ajye avuga izina rya super manager mujye mwumva agaciro kari ni ukuvuga Fred Marshall mu gisirikare ubarenze general Marshall wabayeho ku isi yari umwe wenyine Fidel Castro muri Cuba ubwo rero mu buryo bw'ubusitari ni super manager ni uriho wenyine ndashimira rero nkuko mubizi sangwe nkora n'andi makampani akomeye murabizi njya namamaza amatora Dodoma babandi bagira amatora zikunzwe bari ku isi yose no muri Afrika nibo bayoboye bagira amatora nziza baryamira ubu rero wabonye ko n'abandi bayoboye mu by'ubuzima buriya ubukungu bwa mbere ni ubuzima baravuga ngo first wealth is health ngo ubukungu bwa mbere ni ubuzima ntushobora kugira amamodoka ngo ugire amafaranga ugira icyo udafite ubuzima bwiza ntacyo biba bimaze ubuzima bwiza rero uyu mugabo yatekereje abanyarwanda ikintu gikomeye aravuga ngo reka tekereze ko buri munyarwanda yagira ubuzima bwiza none azana n'igikoresho atari bya bindi byabifogera bya bindi urabizi hari ibikoresho umuntu azana ejo ukaba ukiriho kikaba kiracitse ahubwo kikagutera ingaruka z'uburwayi cyangwa se kikagukomeretsa ugasanga kwivuza noneho nabyo bibaye kandi kikugize ikimuga mwabibonye mwagenzemo ahangaha mwabibonye iyi niyo ya mbere mwabonye nk'ibikoresho biri hariya ndibaza ko nababwiye ngo gimu zose ziri mu Rwanda mujye muzita utugimu ariko gimu nimwe ni Kate Fitness kuko mwabibonye mwese ibikorwa birivugira ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo ni amagambo ndagushimira rero wa mugabo we mu by'ukuri kuba warantekereje watekereje neza nanjye ndakwizeza ko urimo urarebwa n'abanyarwanda urimo urarebwa n'isi yose mujya mubona ko n'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika ni umwe mu bantu bakunda siporo ashyigikira siporo akunda siporo mujya mubibona ko ajya yifatanya n'abanyarwanda agakora siporo nabo biriya ni ibigaragaza ngo umubiri nibwo mbese ikintu cyitwa ubugingo nicyo kintu cya mbere navuga ngo nicyo gishoro first capital is health ubwo rero ndabashimira turi hano ku Gisimenti ibisigaye muramwibariza ibibazo banyamakuru mbahaye ikaze ubu dufunguye ku mugaragaro press conference mushobora kuganira na nyirigima ahangaha mukamubaza amazina mukamubaza impamvu yatekereje ibikorwa mukamubaza byose icyo mushaka abanyamakuru mugira ibibazo byinshi nibyo ntazijye murakoze cyane tangira wibwira abadukurikiranye hanyuma kutubwira n'impamvu ki wahisemo super manager murakoze cyane nitwa Kabayizi Theoneste impamvu ya mbere yo gutekereza gushora muri siporo ni nyuma yo kubona ko indwara zihitana abantu benshi ku isi ziterwa ari uburwayi butandura kandi umuti w'izo ndwara umuti wa mbere ari siporo usanga rero yaba ari inzira nziza yo gushoramo imari kugira ngo mfashe kandi nanjye nifasha shore muri siporo abanyarwanda tugire ubuzima bwiza buzira izo ndwara ariko nanjye nunguke niho igitekerezo cyaturutse murakoze gutekereza super manager gutekereza super manager icyambere super manager ni umuntu ushyigikira gahunda zose z'igihugu agashyigikirwa n'urubyiruko rwinshi kandi nawe ni umujene nabonye rero kuba ari we nakwifashisha nabyungukiramo cyane ko ari umuntu wumva ufite discipline uzi gukorana n'abantu kandi natwe nibo dukeneye muri kinyejana dukeneye abantu bavuga ibintu bakora kandi nabo bakunda siporo mwabibonye ko ari umujene gukoresha umuntu rero mu kintu akunda kandi natwe twese turi muri generasiyo zimwe hari icyizere ko tuzagera kure ibijyanye n'amafaranga ntabwo nzi icyo amafaranga uvuze wamuhaye angahe ko ahenze ibyo biciro ibintu bijyanye n'amafaranga icya mbere ni ugukunda umurimo ikindi iyo ukunze umurimo amafaranga araboneka bose wagiye muri jimu zitandukanye urazenguruka mbere yo kujya n'icyo gitekerezo hari gap wagiye ubona mu yandi ma jimu umwihariko wo wazanye muri jimu ku buryo uvuga uti mfite ikintu nicyo cyiza mfite kurenza ayandi ma jimu wagiye ujyamo waratira abantu n'ikere murakoze cyane abantu bose bashoboye muri jimu ndabashimira abantu batekereje ku bintu byunguka kandi bifitiye akamaro igihugu cyacu twese tugomba gufatanya mu bice bitandukanye icyo gihe navuga nk'itandukaniro nazanye ni uko nafasha abatoza bashoboye babyize babyiga mu ishuri babigiramo uburambe ku buryo ushobora kuvuga uti umuntu uje muri siporo ariyunguka kuko ari kwigishwa n'umuntu ubizi ukora ibyo ashaka cya kabiri ni ugukoresha imashini zishoboye ku buryo nk'uko mwazibonye zirahagije ndetse tuzagenda twongeramo n'izindi twagure ku buryo udasanga abantu babyiganira ku mashini imwe cyangwa ngo bakoresha imashini itaragenewe icyo igomba gukora
icyo rero navuga twe tunaseringa cyane, mwabonye ko n'akana gace gakunda ubusanzwe kazwiho ko kabamwo utubari twinshi n'ibindi icyo kunywa. Ubwo rero akarusho kandi karimo nuko navuze ni reka nshyire ikintu tujyanirane na haba na gahunda z'igihugu zirimo nka tunywerese, aho kugira ngo umuntu ajya ata umwanya munini mu tubari ajye abanza navuga ati hano hafi ariko hari gym abanza acemo, naza no kuba yakenera kunywa agacupa ariko akanywe yamaze kuba afite ubuzima bwiza. Ikindi twavuga nuko icyo twarusha yenda abandi twiteguye gutanga serivisi nziza. Niba mwasuye inyuma mwabonye aho dushobora guhindurira imyenda, gukaraba, ku buryo twabikoze ku buryo umuntu ashobora kuza agakora mu gitondo agahita ajya mu kazi, gukingura igihe kirekire tuzajya dutangira saa 11 dufunge saa 6. Ukuvuga ngo n'umuntu ushaka kujya mu kazi gatangira saa 3 yaza agakora siporo akirirwa umunsi we ameze neza kandi akaba yakaraba ari ahantu hisanzuye hasa neza. Ikindi ni uko abantu benshi mu siko bakunda kugira isuku, kandi n'ubundi nicyo dushaka guseringa ku buryo umuntu uzajya uva hano ashobora gutererwa ipasi, ashobora guhindura imyenda ye, ashobora ku buryo yajya mu kazi ameze nk'uturutse mu rugo. Twumva rero icyo dushaka gushyiramo imbaraga cyane. Nagerageje gutembera muri gym kimwe na bagenzi banjye, harimo icyuma nasanze kigura miliyoni 6 ari kimwe, kandi ibyo byuma bikaba birimo hano birenze 3. Urebye hano harimo amafaranga menshi pe, ntabwo bijyana nuko kuhigondera byabigoye. Guhenda kw'ibyuma cyangwa n'ikindi iyo ukoze ishoramari, icya mbere nyine kugira ngo witwe ko wakoze ishoramari nuko washyizemo amafaranga kugira ngo ubashe gukora. Ariko nanone guhenda kw'inyubako cyangwa guhenda kw'ibikoresho ntabwo bijyana no guhenda ibiciro, kuko tuba twifuza gutanga serivisi ku bantu benshi batandukanye. Ntabwo ibiciro ari ibiciro bihenze, kuko tuba duteganya ko ari ibintu tuzakora igihe kirekire. Inyungu ntituyitegereje nonaha cyane, tuyitegereje mu gihe kizaza. Uyu munsi turi muri promosiyo, ariko bazatugana tuzajya tubaha ibiciro byiza. Ariko guhera uyu munsi muri uku kwezi bazatangira ku kwezi kwa bonoma igihe cy'ukwezi bajya mu 55 ku kwezi. Urumva ni amafaranga make rwose buri muntu wese yashobora. Ubwo hamwe na komenti n'ibyo abakiriya bazatugirira, twiteguye gufungura ikiganiro, icyo se abakiriya bazadusaba nicyo tuzasubiza, kandi natwe bitatujyanye mu bihombo. Super manager murakorana igihe kingana iki? Dusanzwe tumenyereye ko akorana n'abantu mu myaka 2 umwaka umwe, mwebwe mwemereye? Nigeze kubikomozaho. Super manager ni mutoya, ni umujene, natwe nta turi batoya mu myaka, ni ukuvuga ngo turi mu kigero kimwe, dufite igihe kirekire cyo gukorana. Ariko ikirenze icyo, hari n'ugeze kumbaza ku cy'amafaranga, ikirenze aho ni inshuti. N'ibi ngibi ni umushinga nakwita ko nawe ari uwe, kandi iterambere rye niryo ryacu. Ubwo rero dufite igihe kirekire cyo gukorana nawe. Super manager, abantu bakibaza ngo bazaheza gukorera hano siporo kugira ngo abantu bagukunda baze kumva ko wenda umuntu azajya yakubona. Nibyo koko nkuko bivuze, nzajya nzanga gukorera siporo. Umuntu wese w'umufana wanjye nabifuza kumbona, kuko hari abantu benshi nkuko bivuze bajya bashaka guhura nanjye, bakambwira bati turashaka kugutumira dusangire. Ubu rero aha ngaha rwose navuga ko niho hantu bazajya bambona kuri office yanjye. Ushaka kuvuga ati ndashaka guhura na Super manager, azajya aza hano mu Gisimenti. Aha ngaha wahabonye hari ubone icyapa cyanditseho KT Plaza imbere Bahamas. Uhito uhabona niho icyo cyapa kiraranga iyi fitness aho iri yitwa KT Fitness. Iyi gym rero nuyigeramo ukavuga uti Super manager rwose nzajya mba mpari igihe cyose. Navuga ko ni nka office yanjye nkuko abikubwiye. Nanjye ndi umujyambere kandi ndifuza yuko ubuzima bwa mbere nako iterambere rya mbere ari ukubanza kugira ubuzima. Ubwo rero ngomba kubanza kubaka ubuzima kandi nkabwubakira muri KT Fitness Center. Wari usanzwe ukunda siporo se ntabwo ugiye kuziga uzihate kubera ko ihari? Oya, uri umuhamya wo kubihamira umunyamakuru. Mwese murabiza mujya mubona iyo bankoresha ibiganiro ntera amapusha. Sanzwe ndi n'umwagent wa siporo, murabizi twara abakinnyi hanze b'umupira. Ubwo rero urumva siporo n'ubundi n'ubuzima bwanjye. Ndanashimira Theoneste watekereje kuvuga ngo reka ntekereze Super manager, kuko n'ubundi yaravuze ati umusitari umusportifu imbere ya bose ninde hazi izina ryanjye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo na mata yabyaye iki. Ubwo twitega na bamwe mu basportifu b'amazina kuzatubonamo hano bose bakomeye n'abashaka kugira ngo bakore mu by'ukuri tutavuze ari uburyo bwo
urabona hari ibintu byateye ku ma YouTube abantu bajya bavuga ngo ubu ntibatwika ngo ibyo byuma birahari by'amaringushye ibyo cyangwa byo kuvuga ibintu ariko bitagize bidahari. Mwazengurutse hamwese mwabanyamakuru, mwazengurutse mwabonye ibyuma birimo, mwabonye nk'uko yarabivuze abantu bafite amajimu, simvuga ngo ntacyo bafashije abanyarwanda, ariko iyi jimu iri ku rundi rwego. Muri abo kubihamya mwabinya oya iyi jimu iri iyi jimu iri ku rundi rwego. Patrick nawe wabibonye iyi ni indi level. Urumva ibi rero ni ukuvuga ngo icyambere bafite ibintu biri genuine mu cyongereza ni ikintu kiba gifite ireme. Urumva ushobora kugura telefone y'inshinwa, undi akagenda akazana telefone wenda yo muri Vietnam, uzareba telefone zakozwe na Vietnam. Burya Vietnam bakora telefone ariko bakunda gusohora gake cyane version nkeya. Ni ukuvuga ngo niyo wayiteruka kubita hasi usanga ikiduru, ariko inshinwa uramena. Ni ukuvuga ngo ufite ibintu bidafite garanti. Rero nako ibi bintu biri aha bifite garanti. Mwabibonye ibyuma, buri kintu cyose ni gishya. Twazengurutsemo mumfata ama video nkora, mwabibonye namwe mwabibonye. Tugiye na hariya mu bwiherero, ni ukuvuga ngo ushatse wanaza ugiye nko ku kazi ukazana imyenda ugashyira mu modoka yawe, ukaza ukagera hano wambaye outfit za siporo, sibyo sport equipment, ukinjiramo ukabanza ugakora, warangiza ukajya hariya mu nuza muri douche ugahindura imyenda, warangiza ukajya ku kazi ugasohoka n'isuti yawe ujya mu kazi una refresh ndumva umuyaga ari muzima. Ubwo rero amajima ameze nkayo yabona hano mu Rwanda. Muyobozi muherereye hehe, adresse zanyu kugira ngo umuntu wese bayifuza kuhagera abavugishe? Se mukoresha social media? Social media turazikoresha. Duhereye hano ku Gisimenti ku nyubako ya KT Plaza. Ubwo iyo uturutse mu marembo ugiye kujya kuri stade, umanuka umuhanda akagahanda ka kabiri k'amabuye, uhita ubona inyubako ya KT Plaza. Uciye kuri muri Feruje turuka Prince House ugana nko ku Gishushu cyangwa aho abantu bakunda kwita ku Gisimenti cyangwa kwa Rando, ni mu cyapa cya mbere cya taxi bitubona ahantu handitse inyubako ya KT Plaza. So dufite access ku mihanda ibiri, dushobora gukoresha umuhanda wa ruguru w'amabuye cyangwa ugakoresha umuhanda wa kaburimbo, kandi hose hari parking. Social media, Instagram umuntu yabona byoroshye cyangwa contact? Ni ukuvuga ngo birahari, dufite n'ababishinzwe, turaza kubahuza nabo bahe izo contact kandi nabo bakurikirane niho isi igeze. Abantu bagomba gukoresha ziriya mbuga nkoranyambaga, ni ngombwa, ari aba X, yaba Instagram, yaba Facebook, yaba n'izindi zose umuntu ashobora gukoresha, turazifite. Uba mu myidagaduro ubana nabo kenshi, ninde muntu wagira inama w'icyamamare bote iyo nkurebye mbona ukeneye kuza gukorera muri KT Fitness? Ndamubwira babiri. Oya njyewe uvuga umwe abonye babiri. Urebye tuvugisha ukuri, navuze ngo ikintu cya mbere ubuzima nibwo bukungu bwa mbere. Iyo slogan nawe witware, first wealth is health. Ubukungu bwa mbere ni iki? Ubuzima. Ndavuga ko uyu mwana nigishaga ishuri muri muna wanjye Bruce Melody, urabona ko ageze ku rwego rwiza, ubundi yakoranye na Shaga, ariko aracyafite umubiri, urabona ko ateye ukuntu yishakiye. Ubwo oya, ariko kubyibuha si bibi, ariko ushobora kubyibuha uteye neza wumutse, ariko iyi KT Fitness byose zahita bitunganye. Aze noneho n'abandi n'abafana be ari bo banjye, kuko n'umwana wanjye ni murumuna wanjye, n'abafana bose baze tujye duhurira muri KT Fitness. Ariko ubwo ngubwo ndabasaba ko namwe mumufasha, kuko ni abanyamakuru, mumubwira muti super manager yakwemereye abonoma, ndamuhamagara na Bruce kumwemerera abonoma, wazanye telefone aze umva mubwire baze muri KT Fitness. Na manager wakemera abonoma ko arabonye mbona bameze ukuntu manager we kereka muyoboke wenda yazaha, kuko ndashaka umuntu w'umuntu. Urabona ukuntu nyine reko nari fit tuza afite, reba ukuntu nyine KT Fitness oya reba arumutse, oya mujye mureba arumutse, mujye mugira iso. Urumva iki kibazo mba nakimoje iyo nsanga afite ibintu by'ibikapu kandi afite gym. Umuntu agomba guhagarara wari wabona abandi bita ngo ni arabita ngo ni ntuza ngo ni Blackwater, babandi bo muri Amerika bakuyeho Saddam Hussein mu 2005 na 4, nuko bari bameze. Uburyo umwana gushyiraho icyuma cyangwa siti, babandi ntuza counter terrorism, umwana kurya gushyiraho icyuma agushyiraho KT Fitness gukoresha buri kimwe cyose. None se ubu urashaka kumvira ko ibi ntabwo byizanye rero ibintu byose umva Jakima yaravuze narabibabwiye, wa muherwe w'umushinwa
ngo nothing is free, you must pay the price. Yego. Niba ushaka umubiri mwiza nabyo ugomba Kubyishyurira. kubyishyurira. You must pay nothing is free, nta cyubusa kibaho. Siko Jakima yavuze Cyane. ubwo rero nagira ngo mbwire usibye nabo nari mvuze kuko ndabizi nimwe mwashaka kumva Ni sample. hari n'ikindi nshaka kugira ngo mfashe zize hano. ariko nibaze bagane Keti Fitness n'abandi ubwo ngubwo nawe. Hanyuma ikindi nagira ngo mbabwire nasabaga ko watanga inomero, hanyuma uriya mushinzwe gukora Instagram cyangwa se gukora social media za Keti Fitness nawe akaza kuza akagira icyo avuga cyangwa se agatangira no kubikora ku buryo bwihuta umuntu azajya bashaka, kuko hari abantu bari i Burayi badukurikira, hari abari muri Amerika, hari abari muri Aziya, nabo basitari bari umuna banjye n'abakuru banjye ari na ntuzo nako tuba ducishemo yereka showbiz burya iryo erega ubundi imfura entertaining ubundi guhera kera umuco wacu imfura zirategeze kaganira. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ngo mwese nkuko murimo kunkurikira, murimo kunyumva, asimana amara kwicisha ishusho muniga yakigiye hagarara neza muri icishusho hariya hagarara neza, kamera ireke gunyeganyega, kuko ibi ni ibintu biba biri buze kurebwa n'u Rwanda n'isi yose. umbaye umuntu agiye acamo Nagira ngo ubahe nomero rero. Murakoze cyane, turaza kumubwira nawe yoze ababwirizo. ariko wa mugani gatoya urumva ikintu Supermanager yarakomojeho n'abantu baba bari i Burayi, social media cyangwa se isi ni digitale, harimo umuntu ushobora gukora siporo ari online, tujya tubibona, birashoboka nabyo. Murakoze cyane, ibyo nabyo turi kubitegura vuba aha. Turashaka gura smart board ingana na ruya rukuta rungana kuriya, ku buryo ushobora no kujya uvuga ati yewe mfite umutoza wanjye ukomeye nzi w'umunyamerika cyangwa w'umunyaburayi, ushobora gushaka online ukaba waza ugaplayinga ibyo atoza, ukaba wanabyikoresha nawe ukamukurikira kuri iyo smart board, ukaba wareba nimba hari ukunze w'umunyamerika w'umutoza wakunze, ukadawunodinga kuri channels aho anyuza ibye, ukaba wamukurikira utanagombeye undi mutoza. Icyo nacyo turayiteganya vuba, nta mezi abiri ashira tutaragikora. Hanyuma kubyara hakomojeho bya nimero ni 0782 331329, ariko hari n'izindi za uretse gato hari n'ikindi cyamakuru kije gikomeye, iyo nomero yisubiremo kuko nyarutsa Jean ko abantu benshi bashaka kugira ngo bamenye address y'umuntu y'iki gihe, physical contact ni telefone nta kindi. Ubwo rero hagati aho ngaho cyo nagira ngo mbabwire, namwe ni mukore siporo nk'abanyamakuru. Mwabonye umunyamakuru wakubiswe na Samuel Eto'o mu gikombe cy'isi kubera kutagira siporo, yamushose nk'ushota baro, warabibonye ashota akajya atera imigeri. Umunyamakuru bakubita akagenda yibirindira ukagira ngo ni baro yapfumutse kubera ko ntari fit. Ugomba kuba fit nka Supermanager. Nk'ubu ngubu ngende fit, fasha mbere iki nk'akantu, ibi byose nabikuya mwari mubizi. Bad boy tarakoze siporo se cyangwa waranyweye ikigage ibi wabikora? Ugomba kuba uri fit, waranyweye ikigage ntabwo ibi wabikora ku buryo ibi byose ni Keti Fitness. Ugomba kuba uri aho ukaba ufite umubiri umeze neza. Kare wagiye ku cyuma nkayangira ngo yakigwaho, ariko mbona urasa n'ababonye musore wowe umuhamya wo kuba hano. Ubwo rero ibyo mbwira abana ngo bagane siporo, si uvuga ngo ndababwira ibyo ntagira gute, nawe uri umuhamya wo kubihana. Aha ngaha cyatse aka kanya nateri nka 20 z'agatoki kamwe. Ubwo rero fungura siporo ni ubuzima. Nababwiye ngo mujye murebera kuri His Excellence umukuru w'igihugu cyacu, afata umwanya nubwo afite inshingano nyinshi zikomeye, ariko akavuga ati uyu munsi ndajya muri siporo n'abanyarwanda. Cyane ni ikimenyetso kikwereka ngo siporo ni ubuzima. Niyo umukuru w'igihugu bwajya muri siporo, umuntu utajya muri siporo arashaka iki? Wabyumvishije? Niyo mpamvu nk'abari abasaza ba kera bo mu byaro, urumva cyongo nanisikia ndugu yangu, nk'abari abasaza ba kera bo mu byaro iwacu yo ngiyo usanga ageze imyaka nk'ubu ufite data Gakumba afite imyaka 93. Uzi impamvu kuriya kuragira inka agenda agaruka yongera kama yongera agira rero ni siporo ubwayo. Noneho rero umuntu mu mujyi agiye ajya kugarura inka, urabyumva none abantu bo mu mujyi kubera ko urava ku mirimo uve ubyuke wongera ugisubire mu modoka ujya ku mirimo ugasanga ni indwara niho ziva. Niyo mpamvu uyu mugabo yavuze ati indwara muri iyi minsi zirimo ziriyongera, ariko mu by'ukuri biterwa no kutagira iki, kudakora siporo, ugasanga amaraso mu mubiri arizinze, imitsi ntikora. Ubwo rero Keti Fitness nta kindi ishinzwe no gutuma abanyarwanda bagira ubuzima, kuko iyo ufite ubuzima nibwo ukora ibintu neza. Iyo ufite ubuzima nibwo ukora ibintu neza. Nimero twababonaho wazisubiramo kugira ngo fungura ni 0782
33 13 iyo ni yanjye personal, ariko na wa mugabo naza kubabwira ibya social media aratanga indi iboneka hano cyane. si ibyo se man yego ubwo twavuga ngo warakoze guhitamo super manager nawe no gutekereza abanyarwanda. Warakoze, njyewe reka ngushimire ko wahisemo neza gutekereza abanyarwanda kugira ubuzima, kuko buriya reka nkubwire, urumva buriya umuntu umwe w'umunyabwenge witwaga Nelson Mandela yahoze ari perezida wa South Africa, yaravuze ngo tuzabaho ku isi tuveho, ariko umuntu wese azajya yibukirwa ku cyo yamariye sosiyete. Urumva ubu rero hari umuntu uzajya Nani wafata zo minati yako kwa nini ngo South Africa fata zile kwa basi kare social media aho muboneka rero mwasanga Creative Fitness Center mu social media yacu ari Instagram ni Creative Fitness Center 03, Facebook ni Creative Fitness Center 03, na YouTube ni Creative Fitness Center. Tunagira na website mushaka kuzisangaho zose rero na link ariyo www.creativefitness.rwanda. Zose ni 079 44 10 hano niho ngafata bose 3 4 yep 5 yep 6 yep 7 yep 8 yep 9 yep and 10 turabara 15 tumeze gutya, hari inkokora gusa n'amano n'ibyo birabiri hasi 15 ureba imbere kandi udakoze umusozi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 stop. Iyi ngiyi nayo tumwe ushobora gukoresha iminota 2 bitewe n'urwego umaze kugeraho n'ubushobozi bwawe. Iyi ngiyi hari ubundi buryo uyikora mu yikunaniye kuriya, ushobora gushyira amafi hasi gutya ukabanza ukamenyera ugakora gutya. Iyo umaze kumenyera ibi ngibi nibwo uzamuka ngaha. Hanyuma iyo zirangiye zose ushobora no gukora stretching. Stretching ziri mu bwoko bubiri butandukanye. Ushobora gukora stretching ku giti cyawe cyangwa stretching bari kugira ngo bari kugurisha. Kuvuga ngo tugiye guhera kuri stretching iri mu giti cye, noneho tujye dukoresha stretching bari kugufasha. Okay, tugiye guhera ku gice cyo hejuru tumanuka, turahera hano. Turi kurambura amaboko, turagera mu ruhande, kubara hagati y'amasegonda 7 n'9 utarahinduka ugahita uhindura ukabara amasegonda 7 hagati ya 7 n'9 nibwo akaboko kawe kamaze kurambuka neza. Wasoza aha ngaha ugahita uyirambura neza ino nyama gutya, ufata kano kaboko ugapushinga ku buryo ino nyama wumva ko iri kurambuka. Aha wasoza ukajya ku kundi ruhande, wasoza aha ngaha amasegonda 7 hagati ya 7 n'9 ukarambura n'inyama y'aha ngaha, kuko nayo uba wayikoresheje muri gym ukeneye kuyirambura kugira ngo umere neza. Ugahindura uruhande, wahise ukarambura n'inyama y'inyuma, egukamo manje. Okay, tuhindure ubwanga tuba tumaze gukora igice cyo hejuru, hanyuma tukajya ku gice cye cyangwa hagati. Coach aradufasha. Yes.
wegutse 2 kora gutya noneho tukirimo yes tukamanuka tukinjiramo hanyuma hashoboka ikindi yo weguke 1 ngira ngo aha ni Tujya mu dushe